iyo wambuye umuntu rero ikintu icyo ari cyo cyose uburenganzira bwe arushaho gushaka kuburwanira, kandi iyo ntambara yo kurwanira ukuri, yo kurwanira uburenganzira, abantu iteka barayitsinda. Mwiriwe neza mwese. Nagira ngo mbanze mbashimire iyi minsi mumaze mwatangiye ejo jye nari mu bindi nari ahandi ariko narakurikiraga nari kumwe namwe. Ndabashimira akazi keza rero Unity Club n'amateka yayo. Umuntu ashatse yayibonamo ibintu byinshi kandi byiza by'ingenzi. Kimwe cyangombwa umuntu akwiye kuyibonamo, biduha umwanya wo guhura tukaganira, tugatekereza, ndetse tukongera tukabaho ubuzima twanyuzemo bw'imyaka myinshi. Ubu turasubira inyuma tukaba muri bwa buzima bw'imyaka 30 ishize, 25, 20. Bwari ubuzima bukomeye ariko ni n'ubuzima wigisha. Hari byinshi twabivanyemo. Ubwo buzima rero uko bukomeye ni nako bwubaka abantu, bwubaka n'igihugu. Ndetse Unity Club rero duha uwo mwanya, ndetse ikanaduha no kongera gushaka muri Ndi Umunyarwanda byinshi bikubiyemo byadufasha gukomeza kwiyubaka nk'abantu cyangwa se kubaka igihugu. Ndi Umunyarwanda nayo ifite ibintu byinshi umuntu ayibonamo cyangwa yumvamo. Reka mbanze ndetse mpere ku aho bikwiriye kuba bitangirira. Ndi Umunyarwanda icyo tuyumvamo cyangwa n'uyu munsi Unity Club ikidufasha kugeraho, Ndi Umunyarwanda ni ugutekereza uburyo umuntu, abantu biyubaka cyangwa se igihugu kiyubaka. Iyo uvuze ibyo rero uba uvuga politiki. Politiki niko imera, ndetse niyo ishingirwaho ibi byose twavugaga n'ibyo Wilkins yari amaze kuvuga mu ijambo rye, iby'abarinzi b'igihango batubwiye cyangwa se ibyo twabwiwe ibyabo
bakoze byose bishingira kuri yo rusange y'abantu ya society, uko babaho, uko bahitamo ibyo baba cyangwa uko bakora imirimo yabo ibareba muri rusange. Reka mbere kuri icyo rero ubwo navuze kuri politiki. Mu bitekerezo bya politiki no kwiyubaka cyangwa kubaka igihugu, ahenshi haturuka n'ibibazo. Ubundi umuntu uko washaka kubaho ubuzima bwawe ku giti cyawe nk'umuntu, uri mu bitekerezo byawe, mu bushake bwawe, mu myumvire yawe, ukavuga uti igihe uko ushaka kubaho nk'umuntu. Ubundi umuntu ubifitiye uburenganzira. We nk'umuntu ufite uburenganzira bwo kubaho ubuzima bwawe uko ushaka. Yaba bibi bizakugiraho ingaruka, byaba byiza cyangwa bizakugirira inyungu nyine. Politiki rero icyo ifasha kenshi igatandukanya ibintu. Uko wahitamo kubaho ubuzima bwawe nk'umuntu, ntabwo ushobora kubiheraho ngo uvuge ko ugiye no guhitiramo n'abandi uko babaho ubuzima bwabo. Oya, ibyo ngibyo iyo uteye iyo ntambwe ukava ku kwihitiramo uko ugiye kubaho, ko wari ukwiye kubaho cyangwa ushaka kubaho nk'umuntu ku giti cyawe, ugashaka kubizanamo abandi, ubwo ni ukuvuga ngo wagiye muri politiki. Ubwo wagiye muri politiki rero kandi ushaka kugena uko abandi babaho, abo bandi bagomba kubigiramo uruhare. Ntabwo wabagenera, ntabwo ushobora kugenera abandi bantu uko babaho kubera ko ariko wabihisemo wowe, utabibabwiye, utabivuganye nabo, utumvikanye nabo kugira ngo nabo bahitemo. Niba babyemeye, niba bafatanya nawe, niba bumvikana nawe, kubwo buzima ari bw'abantu bose bagiye kubaho. Iyo bigeze aho, ubwo ni politiki. Politiki abantu bashyira hamwe bakumvikana, ndetse n'ababamo abayobozi cyangwa bajya imbere y'abandi bikunda cyangwa bigenda neza kubera ko bafatanyije n'abandi kugira ngo mwumvikane uko ubuzima bwanyu bugiye kubaho. Reka nongere kuri ibyo mbahe urugero. Mu mateka mugomba kuba mwaganiriye hano, hari byinshi mwavuze byahise birebire. Igice kinini cy'indi umunyarwanda kijya kubaho, abantu bajya mu ntambara zo kwibohora n'izindi, aho byaturutse hamwe muri aho murahazi. Hari igihe byabaye, murabyibuka, murabizi, aho abayobozi b'igihugu hano bavuze ngo igihugu ni gitoya, ni gito, ntabwo abanyarwanda bagikwirwamo. Abari hanze
nimugume aho hanze dushake uko abakirimo bakibamo, ariko mwebwe nimugume hanze. Urabyumva rero bya bintu navugaga, umuntu cyangwa abantu bamwe bahisemo kugenera abandi uko bagiye kubaho batabifitemo uruhare. Niba mubyibuka kandi abandi, mu by'ukuri iyo mvugo yo kuvuga ngo u Rwanda ni urwaba barurimo, abandi mugume hanze, niba mutari mubizi reka mbibabwire, nicyo cyihutishije n'abantu gushaka kuba muri uru Rwanda. Ndetse ntabwo bagarukiye aho. Ndabyibuka muri 1988 hariho uko kuvuga ngo abantu batari mu Rwanda bahunze ntibanavuge aho byahereye abantu bajya kuva no mu Rwanda, kuko bwaheraga amateka aho abantu babishakiye, baho babishakiye bagahera amateka aho ngaho, amateka agahera kuvuga ngo abantu bamwe bari hanze abandi bari mu Rwanda, ariko ntusobanure, ntagire usobanura atari ko abo bari hanze bagiyeyo bate, byagenze gute kugira ngo abanyarwanda bamwe bavanwe mu Rwanda babe hanze, byagenze bite? Agahera hagati, abayobozi bagahera hagati akavuga ngo abari hanze mugume hanze, ntabwo u Rwanda rukiri urwanyu. Hanyuma ndetse bakoresheje n'uburyo bwinshi, bagenda bagura n'abantu babaha amafaranga barabatugira, ariko hari abandi batagombaga guha amafaranga, bari banameze neza icyo gihe, ariko babanyuraho bakajya babadutumaho, mbese twebwe bamwe muri twe bagomba kuba barajyaga henshi kutwumvisha ko aho turi tuhagume ndetse tuhakomere ndetse tuhifatire haba hacu. Nibyo muri 1988 bantumyeho abantu n'abandi, hari abandi twakoranaga icyo gihe nabaga i Bugande, badutumaho baza kutwigisha ko ubundi kariya gahugu muragashakamo iki, ko twumvise ngo murashaka gutaha. Ariko umva nawe umuntu ukubaza ngo urashaka gutaha, iwanyu urahashaka iki? Iwabo w'umuntu hashaka iki se? Ni iwabo uko haba hasa kose. Baza kutwigisha, icyo gihe abo bantu baraza badukwiramo, batunyagiramo, batubwira, umuntu agiye yaje kundeba ambwira aho aturuka. Ndibuka uwo muntu bari bamutumye aturutse muri Kongo, mu gihugu cya Kongo cyitwaga Zaire icyo gihe. Afata umwanya kunyumvisha ko turi mu ngabo za Uganda, icyo gihe twari mu ngabo, bamwe muri twe twari mu ngabo z'icyo gihugu cya Uganda, kunyumvisha ngo biriya bintu tujya twumva ngo murashaka gutaha ka Rwanda, muragashaka iki? Mwakarekeye abakarimo, ndetse ukumva ubabariye n'abakarimo, kuko reba ngo ni nkuvuga ngo n'ubundi ntikabaho, so ni mukarekera ukavuga uti se abantu bo turabaretse, usibye uburenganzira bwacu kuvuga ngo abarurimo ntibariho, nimubareke babe uko babaye. Aramubwira nti
kuri ibyo ntabwo twumvikana. u Rwanda uko ruri kose ni rwo rwacu, icyo gihugu cyacu. naho ibyo avuga ndamubwira nti wowe uvuga ngo umeze neza, yari umukire kuko yarakize cyane bikabije. ndamubwira nti ariko ubuzima ntabwo ari ubukire, ubuzima birenze ibyo. gukira wakira akahirwa ni byiza, ariko kwambuye ikindi kintu kitari ubukire cyangombwa, icyo byose bishingiraho, ubukire ntacyo buba bukimaze. ahubwo naramubwiye nti niyo twabyemera, ntireka mvuye ngo nemeranyirije nawe, tugiye ku Rwanda kurwihorera. ntahangaha ureba, ariko noneho ndagaruka nawe aho uturuka, wavuze mukomeye muri ibitangaza, mufite ibintu byose. ntabwo buriya uri umuturage, uri umunyagihugu w'urwego rwa kabiri cyangwa rwa gatatu, ntabwo mu rwa mbere urimo n'ayo mafaranga yose. murumva icyo nshaka kuvuga? yes. secondary citizen ni umunyagihugu uhabwa ibyo abandi basize. ba nyir'igihugu barabanza bagahitamo, bakavanamo ibyabo, ibisigaye uri umunyagihugu wo kuri uru rwego ujya gufata ibyo basize. ntabwo uri we, njye sinshaka ubwo buzima. ibyo umbwira byo gukomera hano, aha si iwacu, no gukomera sinabishaka. uku gukomera kwawe ubigumane. afata inzara arataha. natwe turakomeza dukora ibyo twumvaga dukwiriye kuba dukora. ariko igihugu uko tukizi ubu ntabwo twagikwiriyemo, kubera ko abari ku butegetsi icyo gihe bamaze abantu. ntabwo twaje tujya mu mwanya w'abantu banze gutsemba kugira ngo tubone gukwirwamo. oya, ahubwo n'ubundi politike y'abo ngabo niko yari iteye. iyo wambuye umuntu rero ikintu icyo ari cyo cyose, uburenganzira bwe, arushaho gushaka kuburwanira. kandi iyo ntambara yo kurwanira ukuri, yo kurwanira uburenganzira, abantu iteka barayitsinda. ntureba nk'aba bandi bariho ubu ngubu barwanya igihugu cyacu, ndetse rimwe bo bakanavuga ko ubwo iriya ntambara yabaye kuri ya cya gihe, iyo navugaga itangiye muri 1990, uvuga ngo se bariya bo siko batangiye, urabona bataragize batya. ntabwo ari rimwe guteranya na rimwe ni kabiri, ntabwo ariko bingana. bose bafashe ukabashyira hamwe bose uko
batandukanye mu mibereho, mu myumvire, no mu mapariti barimo, ukabashyira hamwe, ugashakamo umuntu umwe gusa waba afite ukuri avuga ashingiraho, ntabwo wamubona. Kubera iki? Kubera ko in fact mu by'ukuri nicyo kibazo abantu rimwe bajya bagira, ndaza kubisubiraho nabyo, politiki yo hanze isanzwe ku isi, bakakubwira ngo ariko mu Rwanda kuki hataba opposition? Bo niko babyumva. Tukababaza ati ariko opposition ashaka kuvuga iki? Opposition biba co-opposing ikintu icyo ari cyo cyose. Agira ngo to oppose, you must oppose something that is wrong. If you want to oppose what is right, you have a problem. Ikibazo rero cy'iyo opposition banavuga, mu by'ukuri mu Rwanda kubera amateka yacu n'ukuntu ibintu byagiye bikurikirana, ukuntu bikorwa, aho naho biganisha, n'uwakwitwa opposition muri iyo definition yabo yagira ikibazo, kuko opposition uhagarara ku gitekerezo runaka ukavuga uti dore ikintu twambuwe, dore ikintu twabujijwe, dore ikintu kidakorerwa abanyarwanda kandi gikwiye kuba gikorwa. Ikibazo bafite muri ibyo byose, ibyo bafite baheraho bavuga ibyo ni bikeya cyangwa se nta n'ibihari. Abo babarimo bavuga ibyo, usibye gushaka kuzanira abanyarwanda ubuzima bubi, naho se iyi ndi umunyarwanda tuvuga, icyo yatwigishije ni iki, cyangwa icyo yahereyeho ni iki? Icyo yahereyeho ni ukuvuga ngo n'umwana w'akanaka uwo ari we wese, w'idini iyo ari yo yose, w'ubwoko ubwo ari bwo bwose, w'akarere aturukamo ako ari ko kose, afite amahirwe angana n'ay'undi uwo ari we wese. Impamvu rero n'ubumwe n'ubwiyunge buvugwa bigenda bikanoroha ndetse n'abanyarwanda bakabyumva, nuko babyibonamo. Nta munyarwanda uhejwe, wagiriwe nabi n'undi munyarwanda w'amafuti, ntabwo bivuze iyo politiki. N'uwo munyarwanda w'amafuti wagiriye undi nabi bigarukiraho, ntabwo ari igihugu, ntabwo ari politiki. Igihe amahirwe rero akwiriye atyo, ni nacyo gitanga umutekano. Noneho reka nsubire kuri politiki rusange yo ku isi yose. Murabizi ko hagiye hakabaho imvugo ivuga ko nyine kuri ibyo ngibyo abantu ntabwo ngo ntibinyagambura. Twavuga ubumwe bw'abanyarwanda ngo gushaka gushyira abantu hamwe ni ukuvuga ko ushaka kubayobora mu kintu kimwe wowe ushaka. Twavuga tutoya,
ni ugushyira hamwe ngo abo bashyize hamwe bumvikane inzira banyuramo uko bashaka ariko bari hamwe. Ibyo twabibonye kera twebwe rero rugikubita nicyo nshaka kugarukira ku byo navugaga politike yo hirya no hino ku isi. Ntihagere hano umbwira igihugu ku isi ari igito ari ikinini kidafite ibibazo. Ibibazo birimo anga, birimo protest. Ntihagire ukimbwira. Ndetse reka no kwirirwa mvuga turabizi ko ari byinshi, ariko mumbwire muri bya bihugu byaduteye imijugujugu yo kuvuga ngo turashyira abantu hamwe ngo turakora icyaha, bariya bategeka isi nyine, nimumbwire kimwe muri byo kidafite ikibazo, nimukimbwire. Hari abambaye amavesiti y'umuhondo, hari abandi babikora mu bundi buryo, hari abirirwa bavuga ngo no murashaka kuva mu muryango twagiyemo kandi murashaka kugaruka kuba igihugu cyanyu, muzi ibyitwa Brexit. Aha, wajya mu kinini cyane cy'imbaraga nyinshi, ibyo sinirwa mbitindaho. Ariko ikibazo ni iki, kandi buri wese muri abaturuka muri ibyo bihugu barakubwira ngo, barabimbwira, bagomba kuba babibabwira nawe, baratubwira ngo divisive politics, politics of division yatumaze. Uko babivuga, mujye mukurikirana ibiganiro no kuri television, barabyivugira, ntabwo ari ibyo mpimbagiye, ibyo mvuga ntabwo ari ibyo bivuga gusa, ndavuga ibyo bavuga. Bamwe baba baje kubitubwira, tukabwira turi ko mwadukubise inkoni ishyano ryose zivuga ngo turashyira hamwe twakoze icyaha, kandi divisive politics se mwebwe murayanga mute ko ariyo mwari mwahisemo muvuga ngo niyo nziza dukwiriye gukurikiza, none yabagarutse ite? Kandi kubera ko politics nyine bamenyereye ni ya yindi nk'iyo twabanjemo, bagira abahutu, abatutsi, abatwa, mukaryana, abantu bakajya ku mihanda bagatwika n'ibikorwa by'amajyambere bitariho, bagatwika n'akazu kari aho karyamye ku kandi, ubwombe bakabutwika nyakatsi, bakabishyiraho inkongi za rukarakara, bakabomora. Ubwo ngo ni multi something politics. Hanyuma natwe turabyemera, turabifata ngo niko bimeze. Ariko bahoze muvuga guhitamo, uhitamo ibikubereye, nta uhitamo ibibereye abandi. Abandi niyo bahisemo bakahitamo nabi bikabagaruka, ibyo birabareba. Nawe nuhitamo nabi bizakugaruka, nuhitamo neza uzabyungukiramo. Ubu nimumbwire, mu myaka 25 ishize, ibyo twahisemo nabi twicuza ni ibiki? Nta nubwo bivuze ko turagera aho dushaka kujya, ashwi akazi karacyari kenshi pe. Ariko
inzira ni nyabagendwa, ugenda uzi ngo aho bwira ugeze uhafite umutekano, nibucya urongera ugende, nibwira ucumbike, ariko ni ibintu uzi bifite umutekano muri iyo nzira. Ndi umunyarwanda rero, nicyo ngicyo bivuze, uvuga ngo uko dutandukanye uko ariko kose, uko dutandukanye mu bitekerezo, uko dutandukanye, uko dusa n'uko tureshya n'uko twumva n'iyi, turacyari abanyarwanda bakwiriye kuba bakorera amahoro y'abanyarwanda. Twahuza dute ukuntu dutandukanye kugira ngo tuvanemo ikintu buri wese yibonamo yungukamo? Twabigenza dute? Abavuga ko barwanya igihugu, abavuga ko bashaka kuzana ibyo bazana, ntabwo nzi ibyo ari byo jyewe. Ibyo bazana ni ugusenya ibyo twubaka. Ariko icyiza, abanyarwanda batishyiramo kuba ibitangaza kundi, bo barabyumva. Umunyarwanda wese ugiye ukamusanga aho ari iwe, ukamubaza ikibazo akubwira ni ikindi. Arashaka kuvurwa, arashaka kuba yagira umutekano, akikorera icyo ashaka, agacuruza, umwana we akiga, akakora ibyo ashaka. Yarangiza ndetse ukamuha umwanya wo guhitamo n'uwo ashaka ko amuyobora ku rwego n'urw'umudugudu, kuzamura ukagera aho ushaka kugera. Umunyarwanda arashaka amashanyarazi. Ntabwo amashanyarazi yahitamo, ntabwo akwiriye kuba ajya mu bwoko runaka cyangwa mu idini runaka, mu bantu b'idini runaka, cyangwa se mu bafite amahirwe, bagize amahirwe, bashoboye kwiga bakajya mu mashuri, bigasiga ababyeyi bacu cyangwa n'abandi bibereye mu cyaro bagerageza kubaho ubuzima busanzwe. Ntabwo ibyo ngibyo mu Rwanda, muri politiki y'u Rwanda, ntabwo ariko bimeze. Rero wavuga ngo arashaka kurwanya u Rwanda kugira ngo we ahe abanyarwanda kubaho ubuzima ashaka kurusha ubwo bashaka, cyangwa ubwo bafite babonye mu buryo busobanutse nk'ubwo bafite, iyo ntambara ntabwo ishobora gutsindwa, ntibishoboka, ntabwo byabaho, ntabwo bayitsinda. Nk'uko uwarwanye bamubwira ngo iwanyu haruzuye, abantu baruzuye, ntufite aho ujya. Inzira ishaka kujya iwanyu wahabujijwe, iyo ntambara iroroshye gutsinda. Urwana intambara kubera ko yabaye mu buzima aho yashakaga kugira uburenganzira buruta ubw'abandi, akagira ibyo atunze ndetse akongeraho no gutunga n'iby'abandi yihaye, ab'inda nini, ab'ibinyoma, ab'intashima,
ab'intagondwa iyo ntambara ntishobora gutsinda, ntawayitsinda. Mu bayirwanira, mu barwanira ibyo ntibashobora, nta nabuze, ntibishoboka. Ikikwiye kuba kinyura mu kuri rero ni iki? Muri bya bindi navugaga ngo umuntu ahitamo uko aba ubuzima bwe, habaho ubuzima bwe akabubaho uko abishaka. Uwo ntawe ujya kugukoma imbere iyo bitangiriza abandi, ubaho ubuzima ushaka wowe. Niba ari ubuzima bwa rusange bw'igihugu, tugomba kubwumvikanaho. Yarangira hari ikintu nyine bita ni nka critical mass. Abantu bumva batyo, bumva bashyize hamwe turi abanyarwanda bahagije, bavuga ngo twe turakorera inyungu z'igihugu. Simbona n'impamvu icya mbere bava ku ntego yo gukorera iki gihugu. Icya kabiri, bakwemera bate gutsindwa n'abatagendera ku kuri nk'abo ngabo bashaka kwangiza gusa. Niba rero muri ndi umunyarwanda tumaze kubaka iyo critical mass ndetse bikaba binarenze, politiki y'igihugu abanyarwanda bagenderaho cyangwa bibonamo, bisangamo, irimo ibintu bibiri bitandukanye na bya bindi navugaga. Iyo ari ibintu bireba abanyarwanda, abantu, people centered, ibintu bireba abantu, bya navugaga twahereho twebwe kera. Naho ibibazo ibihugu navuze bifite ibibazo ntabwo byarebye abantu, ubu ahubwo nicyo kibazo bahanganye nacyo. Ubu bariho barasubiza uwo mwenda. Biriya byose ubona by'imyigaragambyo n'uburakari n'iki, ni abantu babaza ngo tubeshye kuva kera, tubaha uburenganzira, ibintu byose mushaka turabatora, turabakurikira, turabayoboka, murangije murimenya igihugu cyose ubuzima bwacyo bukayoborwa na 1%, 99% bakayoborwa n'abantu bangana na 1%, n'ubukungu bw'igihugu bwose bukagenda bukajya mu bantu 1%, 99% bagakurikira. Aba rero ibireba ni abantu bishyuza ibyabo, ni ukuvuga ngo mwaraduhenze mutugenderaho, babagira nka moto, umuntu yicara hejuru ya moto harabagendera. Ubu ni ukuvuga ngo twanze ko mutugendera ku mugongo, mugatwara byose tugasigarana ubusa. Igihe turi kuri uyu murongo rero, kuri uyu murongo ureba abantu, utekereza abantu, ubazana niba hari ababa tumenya ko basigaye hanze tukabazanamo nabo, buri muntu wese agomba kugira amahirwe, buri wese agomba kugira uruhare, agomba kugira umugabane abandi bose dusangiye. Iyo muri politiki harimo ibyo bintu bibiri rero, harimo quality, ubuziranenge bw'ibitekerezo byubaka,
ibitekerezo by'ubumwe, ibitekerezo butanga amahirwe angana, ibitekerezo biha buri wese umwanya we akwiye cyangwa yishyiramo ndetse cyangwa aharanira uko ashaka. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, iyo ari abantu benshi mu gihugu babyumva batyo, umubare n'ubuziranenge bw'ibitekerezo, icyo gihe iyo biri hamwe ntabwo mbona umuntu waza agahindura agatobanga ibintu uko ashaka, ubuzima bw'abantu uko ashaka. Icyo gihe abantu babemerera iki? Mbese kuki umunyacyaha cyangwa umukora nabi ari we utsinda mu bantu benshi, mukareba gusa umuntu umujura, umwicanyi, agakorana ibintu agahita akagenda, mukamwihorera kubera iki? Kuki ari we, kuki aba afite atekereza ibintu bizima atari bo batsinda? ni ukubera iki? habuze iki? Iyo ufite umubare ukaba ufite ibitekerezo bizima, kuki umuntu yaza yaba ari hano yaba ari hanze? Nicyo twimye n'aba ibyo bihugu navugaga bimwe bikomeye byashatse kudutobanga hano, turabangira, turabananira rwose. Hari n'abazaga kubera ko badufatira mu buzima, kuvuga ngo turabaha amafaranga ya development, hanyuma ariko mugomba gukora ibi, tukabwira tuti nimuyasubirane aho mwayavanye. Twari tuyakeneye bose, amafaranga yo turayakeneye, ariko amafaranga atwambura uburenganzira bwacu nimuyagumane. Niyo mpamvu n'ibi dukora, ibi by'amajyambere, ibi bintu bigerwaho, ndabwira mwebwe abanyarwanda, uku kwiyubaka, inzira yo kwiyubaka turimo ntikwiye gusubira inyuma, ntikwiye gusubira inyuma. Ishingiye ku umwirato wa bamwe cyangwa imitwe minini ya bamwe, abantu bari aho abo ngabo mujye kwanza mubakosora, nibananirana buriya no kubashyira ku murongo birakunda. Dufite imbaraga zihagije, iyo turi hamwe ntawatunanira. Abigira ba kabutindi, kwigira kabutindi muri twebwe abantu dukwiye kuba dukorera hamwe, twumva tuzi icyo dushaka. ubu ngubu yaturuka hehe cyangwa yaba ari inde? kuki ugomba kumushyira mu mwanya we. ni nako abantu nkatwe nk'igihugu cyacu abanyarwanda, ibyo twanyuzemo, uko twakubititse, uko twageze, ntabwo dukwiriye kubivanamo imbaraga, dukwiriye kubivanamo kwanga ikibi tugakora icyiza. Dukwiye no kugira imbaraga zo guhangana n'ikibi. Ikibi gikwiriye kudutsinda ni iki? Ni ikihe? Gite? abashaka kuba bonyine bakagira ibitabo byo mujye mubashyira iruhande, mubihorere. Ejo u Rwanda rutazongera kandi ntabwo byashoboka
bikorwa n'umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu, bishaka twese, imbaraga za twese, bishaka twese. Bishaka buri wese ko agira uruhare rwe, hanyuma byose tukabihuza, tukubaka nicyo kintu cyangombwa, bikaba umuco, tugakomeza umuco. naho abagiye bava mu nzira bagateshuka bakajya tuzajya duhora tubereka ko aho bashakira bagaruka, ariko bagomba kugarukana imico itandukanye niyo bajyanye. Bagomba gufata umurongo bakamenya ngo kuba iki gihugu dukwiriye ndi umunyarwanda, ni umunyarwanda, is something that should give us pride. Yes, we should be proud of that, and together, muri ndi umunyarwanda n'uvuga ngo twese turi hamwe, izo mbaraga nta gikwiriye kuduhungabanya, ntacyashoboka, nta gikwiriye, ariko tugomba kuba turi hamwe. naho ibindi byo guhora tuvana mu nzira bitameze neza, ibyo ni inshingano, guhora tunoza tagenze neza, kandi twamenyereye gukora ibintu bimwe bitanasanzwe, cyangwa tutavuga ngo turabisanga mu gitabo, aha n'aha niko byagenze iyo abantu babaga bafite iki kibazo iki n'icyo. Twagiye dukora ibintu bimwe bishya, tukabona birakunze, ibidakunze dushaka ubundi buryo. Take iyo dialogue, gukomeza abantu guhora bashakisha, no muri ibi mwagiye muganira hano, mumaze iminsi muganira hano, ibi byose nibyo biherwaho kugira ngo dushobore gukomeza gutera imbere. Hanyuma rero personal choices, yes, but when it comes to collective, we must be together to decide what is good for us. For individual life, personal things, it's your business. When it comes to collective life of the nation, it is our business, all of us, not one individual. Nagira ngo ntaza kwibagirwa, nongere nshimire cyane abarinzi b'igihango batumurikiye n'ibyo bakoze. Hari ubwo ubyumva ukibaza utari ko bishoboka bite mu bantu. Burya rero abantu bashatse bakora ibitangaza nyine, uko ubona nk'igitangaza kubona abo bantu batatu batubwiye uyu munsi n'ibyo bakoze n'uko babikoze n'ibyo baheragaho. Hari ubwo utabyumva neza ukavuga uti ese ni abantu aba ngaba. Ku rundi ruhande hari abandi bantu bo umurimo wabo bari ukubuza abantu ubuzima bwabo gusa. Niho politiki y'igihugu cyacu n'ubuzima bwacu niho bikomerera, kubangikirana imico imeze ityo, imico y'abantu bafite umutima nk'uyu abantu batweretse, ukabivanga n'umutima w'abandi bari aho. Umurimo wabo ari ukwica gusa, ari ukubuza abandi ubuzima. Kubihuza ngo tubivanemo ikintu kizima, ngira ngo nibyo bigorana n'ubundi, nibyo bitubera ikibazo, ariko tugomba gukomeza tukagerageza, sibyo?
nagira ngo ndangirize ku kintu kimwe, aba bantu bagiye baha amasertificate n'ishimwe amashimwe bagiye babona kandi byiza bishimishije, n'uriya mudari uhoraho uriya kuwufite ni byiza, ariko nagira ngo kubera ko hari ibikorwa bakora bindi dushobore kuba twabashimira no mu bundi buryo bwo kubaha amikoro. Nagiye mbona abo baha muzi biriya bita Nobel Prize, nagiye mbona bashyiraho za ceki z'amadolari, biba ari ukugira ngo bashobore gukomeza gukora akazi kabo neza, kari muri iyo nzira. Ngira ngo mumaze gutanga ibihembo by'ubu buryo, abantu bamaze kugera, bazambwira ko bamaze kugera nka 40 guhera muri 2016 ngira ngo. Ariko ndahera kuba uyu munsi n'abandi b'icyo gihe nabo turabashaka kubona kuri abo 40 buri umwe tuzagenda tumuha miliyoni 10 z'amanyarwanda. Turahera kuba uyu munsi n'abandi banyuze aha ngaha nabo muzabibuke, mubashyire kuri urwo rutonde rw'aba. Mwakoze cyane rero, kandi uyu mwanya wa Unity Club ndabashimira mwese abayigize n'abayiteguye n'abagizemo uruhare rw'ibiganiro. Mwakoze kudusubiza mu mateka tukongera tukabaho. Bimwe mu byo tuba dushaka kwibagirwa kenshi ngo tubisige inyuma, kubidusubizamo nabyo ntabwo ari bibi. Abantu kwibuka aho bavuye ntabwo ari bibi, bituma utibagirwa. Kandi iyo ushaka ubivanamo isomo rigufasha gukomeza imbere aho ujya, bikagenda neza. Mwakoze cyane rero.